Nyamara Perezida Donald Trump akomeje gucira amarenga isi yose yuko afite imbaraga zidasanzwe ikintu cyose ashaka kuba yakora cyangwa se yifuje ko cyaba. Donald Trump yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwe ifoto imugaragaza yambaye nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa. Iyo foto yatunganyijwe hifashishijwe ubwenge buhangano AI. Yashyize ku rubuga rwe rwitwa Truth Social mu gitondo cyo ku itariki ya 3 Gicurasi 2025. Ntiyagira ubundi butumwa yongeraho. Donald Trump ajya ku butegetsi tariki ya 20 Mutarama 2025 yagaragaje ko ari we muyobozi ukomeye ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byugarije isi nk'intambara. Kuba yarashyizeho iyo foto ku mbuga nkoranyambaga ziwe yigaragaza ameze nka Papa ntagire ikintu avuga, uyu munsi ntekereza yuko iyo foto none ifite icyo isobanuye. Uyu munsi buri wese none yabibera umuhamya agaragaza yuko Donald Trump aba afite ikintu ashaka gusobanura. Ese ibi ngibi bihuriye hehe no kuba batoye Papa Roberto Prevost uturuka muri Amerika muri Chicago? Njya gutegura kino kiganiro nkongeye no kukikugezaho ni Emo Kwizera Elise. Reka turebere hamwe ibiri kuvugwa kuri no torwa rya Papa Robert Francis Prevost uturuka Amerika i Chicago. Ese ubundi bimeze bite? Ibihe bindi utigeze wumva amatwi yawe? Cardinal Robert Prevost Francis akimara kugirwa Papa yahise afata izina ry'ubutungane Papa Leo wa 14. Akimara kujya ku buyobozi bw'intebe ya Kiliziya ku isi yose, Perezida Donald Trump yahise agira ati nishimwe Cardinal Robert Francis Prevost wagizwe Papa. Ni cyubahiro kubona ko ari we Papa wa mbere w'umunyamerika. Mbega ibyishimo! Mbere na mbere ni icyubahiro gikomeye ku gihugu cyacu. Yiteguye guhura na Papa Leo wa 14. Zaba ari ibihe by'ingenzi. Ashyiraho udutangaro twinshi. Robert Prevost Francis niwe Cardinal wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika. Byashimishije Donald Trump wagaragazaga ko yifuza kubona uwo mu gihugu cye yaba Papa mushya wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ubwo yari akiri Cardinal muri 2023, Papa Leo wa 14 yagaragaje ko Kiliziya Gatolika idakwiye kwigisha amahame yayo gusa, ahubwo ko ikwiye kubwira isi igisobanuro cyo kumenya Yesu Kristo. Ati akenshi tuganzwa no kwigisha amahame ariko bikarangira twibagiwe ko umurimo wacu w'ibanze ari ukwigisha icyo kumenya Yesu Kristo bisobanuye. Umurimo wacu ni ukwagura ihema tukareka buri wese akinjira muri Kiliziya. Ubu butumwa kimara kubutangaza bwacaga amarenga ko Papa Leo wa 14 yiteguye kugendera mu murongo wa Papa Francis yasimbuye kuri inshingano, urimo kudaheza uwo ari we wese ushaka umugisha w'Imana uko yaba ateye n'imibereho yose yababayemo. Cyakoze ngo nawe ujya buri cyanengwa ntabwo avugwaho rumwe kuko nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Depira muri Nzeri 2024, Papa Leo 14 nigeze kurikirana ikirego cy'abagore bashinjaga abapadiri babiri kubahohotera muri 2007. Abapadiri bakoraga muri diocese ya Chiclayo muri Peru yayobowe na Papa Leo wa 14 kuva muri 2014 kugeza 2023 ubwo yahabwaga inshingano ni Roma. Mbere yuko Papa mushya agera imbere y'abateraniye mu mbuga ya Bazilika Mutagatifu Petero, yabanje guherekezwa mu cyumba cyihariye iri iruhande rwa Chapelle ya Sistine. Bivugwa ko iki cyumba kizwi nk'icyumba cy'amarira kigaragara nk'igisanzwe, ni gitoya ariko gifite igisobanuro gikomeye kuko giha Papa mushya ishusho y'umurimo agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi Papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse n'amarira y'ibyishimo. Aha niho Cardinal watowe yambura ikanzu itukura y'abakardinali akambara ikanzu yera ya Papa mushya. Nabisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azabumara afite iyo nshingano y'ubutungane. Muri iki cyumba kandi haba harimo amakanzu 3 ya Papa, arimo intoya iri mu rugero ndetse n'inini, kuko abadozi b'i Vatikani baba batazi niba Papa mushya azaba abyibushye
cyangwa ananutse, bivuze ko iyo amaze kugeramo yambara imukwiye. Haba harimo kandi inkweto zitukura za papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bifite ibisobanuro bitatu bikomeye: guca bugufi, ubutware ndetse n'umuco shingiro wa Kiliziya Gatolika. Nyuma y'umwanya kuri Chapelle ya Sistine hasohotse umwotsi w'umweru. Karidinali ubifite mu nshingano agera ku ibaraza rya Bazilika Mutagatifu Petero. Mbere yaho akavuga amagambo agira ati: Habemus Papam. Habemus Papam. Bisobanuye ngo ubu dufite papa. Iyo ayo magambo amaze kuvugwa, ubwo papa mushya agera kuri iri baraza akageza ijambo ku bakirisitu bateraniye kuri iyi mbuga na Kiliziya Gatolika yose muri rusange. Byagenze nyuma y'itorwa rya Papa Leo wa 14, ubwo abakirisitu bari kuri iyi mbuga bamubonaga bagaragaje ibyishimo by'ikirenga. Nawe aterura abifuriza amahoro y'Imana ati: Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo. Bavandimwe bagabo namwe bashiki bacu, iyi niyo ndamukanyo ya mbere yatanzwe na Kirisitu, intumwa nziza yatanze ubuzima bwayo ku bwa Nyagasani. Byanezeza cyane iyi ndamukanyo y'amahoro yinjiye mu mitima yanyu. Ikagera ku miryango n'abantu bose aho bari hose kuri ino si. Amahoro abane namwe. Ngayo nguko namwe reka mbifuriza amahoro y'Imana ko yabana namwe. Njya gutegura kino kiganiro nkanakikugezaho ndi Kwizera Elize. Kora subscribe tujye tubana no mu bindi biganiro. Naho butaha.